urugamba rushyushye mama wambyaye mutera agahinda nsiga ababyeyi ntabishaka data wambyaye ngo ndeze gutsinda nari ntegereje amahoro ngo ngaruke kwa data kureba nari ntegereje amahoro ngo ngaruke kwa data kureba mbega ipfundo hey iri pfundo ryapfundurwa nande n'uwaripfunditse uvuze ngo iki uwo ryapfundikiwe nawe akari murori karitse mu nda y'ingoma kamenywa n'uwayibambye. Ikiganiro amateka ukuri n'ibihe mukigezwaho nanjye Karera Silas hamwe na Kanimba Yuri. Nkuko nari maze kubivuga amateka ukuri n'ibihe ni icyo kiganiro tubagezaho kandi kibanda cyane cyane ku mateka yaranze umuryango nyarwanda. Bwana Kanimba Yuri, uyu munsi turagira ngo tuganire ku ngingo nyamukuru ijyananye n'intandaro y'amakimbirane, kwenyegeza no gukongeza urwango mu bantu. Iyo turebye neza abantu baragirana amakimbirane mu buryo butandukanye cyangwa se bikava mu buryo butandukanye. Muri rusange ikintu gishobora gutuma abantu bakimbirana mu by'ukuri ubona biva kuki? Murakoze kumpa ijambo. Burya intandaro y'amakimbirane akenshi mu bantu ava mu mibanire mibi. Abantu babana nabi, ugasanga umuryango wa runaka uranga uwundi, ugasanga abantu ntibaganira, ugasanga abantu hari ikintu bapfa. Aho uvuze neza rero cyane, kubera yuko umaze kuvuga yuko hari ibintu abantu bapfa kugira ngo ayo makimbirane abe, ni ukuvuga ngo ibyo baba bapfuye niyo ntandaro y'ayo makimbirane. Ndaguha nk'urugero, kera turi abana, tukiri abana mu ishuri cyangwa se mu nzira turimo gukina agapira ko mu muhanda, hari igihe wasanga abana bashaka kwiyenza ku bandi cyangwa se umwe ugashaka kwiyenza ku wundi, ugasanga urakora uca umurongo uti iyi nirengarenga, iyi nirenga nkumene, cyangwa se ugafata bavi ugashyira ku mutwe w'umwana ukabwira ubundi ati niba uri umusore cyangwa se niba wumva wamushobora ngaho gakure ku mutwe, ugasanga umuntu ugakuye ku mutwe uwo nguwo amakofa aratangiye n'imigeri ikaba iraje. Urumva yuko hari ikintu cyakozwe kugira ngo habeho kurwana cyangwa se habeho ya makimbirane. Ni ukuvuga rero icyo kintu mu by'ukuri kiva kuki? Dufatiye nko ku muryango nyarwanda kugeza ubu ngubu usanga dufite ibibazo bitandukanye, bamwe bagira inzitwazo zitandukanye, kigananduga, abahutu n'abatutsi. Mu by'ukuri urebye neza usanga ibyo bintu ari byo byagombye kuba intandaro y'amakimbirane. Aho uvuze neza kuko umaze kuvuga ko hari umuntu aza akazana akantu kakabashyira hagati, twebwe iwacu babyita ngo ni ingabo. Ni ukuvuga ko hari umuntu ya ntandaro ibonetse, uwo muntu ari waje kugira ngo murwane abarwanishe. Rero mu muryango nyarwanda burya intandaro y'ibyo bintu byose ni ubuyobozi, ni abategetsi babi bashaka gutonesha bamwe bagakumira abandi. Ubwo nibwo buryo bakoresha kugira ngo babashe kuyobora. Uvuze neza cyane uti ubutegetsi bubi. Iyo turebye ku butegetsi bwagiye buyobora u Rwanda, mbere na mbere u Rwanda rwabanje kuyoborwa n'ingoma ya cyami. Ingoma ya cyami iza kugeraho iyobora ndetse iri kumwe n'ingoma y'abakoroni. Ingoma y'abakoroni n'ingoma ya cyami biza kuvaho hajyaho repubulika. Kugeza ubu ngubu hari inzitwazo zigenda zigaragara yuko zaba zarabaye intandaro y'amakimbirane, kutumvikana
mu banyarwanda. None se ku izo ngoma zombi, izo ngoma zagiye zisimburana, yabaye intandaro mu by'ukuri y'ayo makimbirane yabiyeho. Bisanzwe urabye neza nuko dukunda kubeshya ngo bo bari mu macakuri mu banyarwanda. Burya amacakuri mu banyarwanda yazanye n'ibyiyumviro by'abanyarwanda ubwabo, kuko iyo uri umubyeyi ugafata umwana urabya abana 8, babiri ukabagabira amasambu yera cyane, abandi babiri ukabaha amasambu atera, bamandi wagabiye amasambu yera cyane ukajyaho ukabagabira n'inka 3, inka 3 ukazibaha zose, abandi ntubahe, wa muryango uwejeje kugira gute, uwejeje kuryanisha. Uko niko byatangiye mu banyarwanda, uko mu banyarwanda ubwami bwabaye nkaho butonesha uruhande rumwe, urundi rusa naho rugize abaja. Ibyo rero byatumye ubwoko bumwe cyangwa uruhande rumwe rukorana inzigo, rukurana umutima mubi, bati barya baratonye ku bami ariko twebwe baradukumira. Umuriro uheraho urazi, uzamutse hejuru usanga hari bajya mu mashure, abakoroni bamaze kuza, nta mwana wo muri babakene yajya ku ishuri, ahubwo asanga hajya ku ishuri abana babo bashefu, basushefu. Biboneka ko ibintu byo gukumirana byatangiye icyo gihe, aho bamwe bajya mu mashuri y'abapatiri bari abana b'abashefu n'abasushefu. Kuki ibyo bintu byaba, abo bana bakajya mu mashuri, abo bantu b'abakene ntibagende? Byumvikana ko abo bakene bakumiriwe, bikabatera umutima mubi, amakimbirane agatangirira aho nyine. Icyo kintu uvuze cy'uko kivangura cyangwa se uburyo bwo gutonesha mu gihe cya cyami, ndashobora kucyemera ku ruhande rumwe, ariko ku rundi ruhande nanone nkagihakana, kubera yuko nk'ibijyananye n'amashuri, iyo turebye neza tubona yuko ari abahutu ari abatutsi bose bariga. Aho twavuga ni nk'abatwa, ariko nabo abatwa hari byaterwa n'urwego bari bagezemo cyangwa se uko babyumva. N'ubu ngubu hari abo bwira ati mujye kwiga, ugasanga ntibashobora kubyumva. Ko uvuze ngo hizeye ngo abana b'abahutu, abana b'abatutsi gusa, none se nka Kayibanda yari umututsi, mbonye umutwa yari umututsi. Abo bose ni abantu kandi ubona yuko babayemwo n'abarideri cyangwa se bazanye impinduka mu Rwanda, kandi batari abahutu, batari abatutsi nako. Reka ibyo bintu uvuga ntabyo uzi. Barya abana bari abana b'abashefu, abenshi bakora asanga basi bahatwe ibwami. Waramutse uhatwe ibwami waba umeze nk'umujepe kwa perezida. Bajya abana bagiye ku ishuri, bagitera, bakayibanda, bambonye umutwa, burya ni benshi bamande ni rugira, ni benshi, barya bose bari abana. Uti rero amakimbirane ashobora kuba yaravuye muri uko gutonesha, bityo abahutu ntibashobore kuza kumvikana n'abatutsi, abatutsi nabo ntibashobore kuza kumvikana. Yego n'ukuri nuko nca mu ijambo, n'ibyo byabiteye, kuko abo rubanda rugufi, abantu bo hasi ntibashobora kujya ku ishuri. Wajya ku ishuri ntibyakunda hajya ku ishuri abo bantu babashaka kugera ibwami, abo base bahakwa ibwami, baragiye inka z'umwami, abo nibo babasha kujya ku ishuri. Ibyo nabyo byashoboka, ariko nanone ku rundi ruhande usanga yuko na Repubulika ya mbere na Repubulika ya kabiri ubu ngubu ishinjwa yuko yabaye muri ubwo buryo. Nanone ari nabyo byatumye nanone habaho ndetse tugera no kuri jenoside. None wumva izo leta, wa mugani nk'uko wabivuze, byaba bivuga yuko leta zose uko zigenda ziza. Ejo hari umuntu umwe nari ndimo mvugana nawe, arimo kuvuga ku bijyaniranye n'uko abantu bishwe mu gihe cya jenoside, hanyuma arongera avuga ati reba noneho abantu bari kwicwa n'ubu ngubu, ati burya ati nta nterahamwe nta n'inkotanyi, bose mbona ari kimwe.
ubwo rero leta zacu nizo zigenda zitworeka mu ntuza mu erega wowe urimo uravuga ntugereranya ntubibona urabona ko ibintu nkawe utabibona banza ubibone iyo leta y'abami yajyana abami ku ishuri abana babo mu ishuri ni iy'ubu yo yisumbije iy'abo bami ububi kuko ayo mashuri kuravuga amashuri y'uyu munsi wa none abana b'abakene biga ahantu ntibiga ba bandi b'ibwami mu bategetsi biga iburaya ni ukuvuga kugera uyu munsi n'ubu ubwo bwami ntibwavuyeho ahubwo bwabaye modere kuba rero n'uvuga ngo iyo leta ahubwo leta y'abami yoyo ntiyica iy'ubu rero yirica ahubwo wabuje kuvuga uti mbega kuki jenoside yabaye kuki yashobotse kuba mu bantu barongorana bashingirana basangira kagwa kuki yashobotse ikaba yari iri ku muvuduko ungana gute kuki bijya bintu byabaye ntibiboneka ko hari umunyota hari ikintu cyari kivumbitse muri bo byo nibyo bagombye kuganira uvuze ikintu nanjye kinkora ku mutima cyane iminsi yose mbabarire iyo barimo kuvuga yuko repubulika ya mbere repubulika ya kabiri yagize umwanya munini wo gutegura jenoside cyane cyane bakavuga yuko leta ya Habyarimana yaba yaragize uruhare runini rwo gutegura jenoside ariko iyo nitegereje neza mbona yuko hari na nyuma ya jenoside hari ibindi bintu ubona bigaragaza neza yuko hari abantu bayiteguye ariko noneho batagaragara cyangwa se bashobora kuba bikingira ikibaba kubera yuko aribo baragize urwo ruhare ariko mana mbono vuga ari ikintu kimwe ubundi iyo ugwiriwe n'ishyano cyangwa se ukagira ikintu kikaza utari witeze urashobora kuvuga uti iki kintu nakoze cyatumye haba ishyano iyo urebye intambara yagejeje abantu kuri jenoside muri 1994 ni intambara yatangiwe na FPR mu gihe ya mbere z'ukwakira 1990 FPR itangira ibyo byose ntambara yari ikwiriye uko yari yo impunzi zari kuguma hanze intambara yari ikwiriye reka tubyemere yuko yari ikwiriye ariko noneho nshaka kugera ku iherezo ryayo kubera yuko niba bavuga yuko iyo ntambara yatangiye ikwiriye no kuvuga uwayiteguye yagiye ategura n'ama-etape cyangwa se uko izagenda ikurikirana kugira ngo ashobore kugera ku nsinzi ikibazo rero cyahavuye nuko yageze ku nsinzi ariko noneho haza kugwamo ingorane ya jenoside ahubwo intambara yari ikwiriye ahubwo umenya icyari cyihishe inyuma nicyo cyari cyihishe inyuma y'iyo ntambara aho niho nshaka kugira ngo tugere neza no kuvuga ngo intambara irangiye FPR yafashe ubutegetsi nk'uko yabuharanira ariko irangira habaye jenoside kuva intambara yarangira kandi karangizwa na jenoside nta na rimwe ndumva FPR yicara ivuga iti mutubabarire banyarwanda twatangije intambara tuvuga tuti iyi ntambara niyo kubohora abanyarwanda ariko irangiye habaye jenoside kugeza n'ubu uyu munsi rero nta na rimwe FPR irafata umwanya ivuga iti twakoze ikosa kubera yuko iyo tuza kumenya yuko jenoside iba ntabwo twari gukora iyi ntambara umva turimo turaganira ngiye nk'umuntu wabaye umusirikare wa FPR birya bintu byo kuvuga ngo jenoside yarabaye ntacyo byatwaye FPR nta na kimwe kuko ijya ntambara FPR itegurwa n'abantu bo muri FPR muri FPR harimo abandi bantu batari muri FPR bari mu kindi kintu aricyo kirimo kiyobora igihugu uyu munsi wa none ibyo bintu byari byihishe inyuma y'iyo ntambara nibyo byabyaye jenoside ndaguha urugero hari umusirikare w'Ibutare umusirikare nagiye kumusura Ibutare yari umugenzi yari umuntu w'inshuti yanjye ariho n'ubu yitwa Petero igihe twara abana mu Mutara Petero tubana mu Mutara arambwira ati ariko Kanimba burya yabimbwiye jenoside yarabaye ati burya ati ibintu bya jenoside urabizi
urabizi burya ntibona aba kutubadu batukora ibintu bitabaho burya ibintu bya jenoside burya wari uzi ko ndabikubwiye icyo twari tumaze guhaga rwagwa duhaza abantu b'abasirikare ati burya wari uzi ko ati jenoside FPR yariyo yagizemo uruhari ariyo yagizemo ibikorwa bikomeye gusumba ndamubwira ntaho nakurasa ubwo nde wabona ndarugute ati igikorwa ikiganiro tukirekeraho umunsi uraho rero tuza guhamya ati tuza kujyana iwabo Butare ahantu bita ndahibagiwe muri Huye ahantu bita Impare turagenda tugera ku musaza ahantu hari amatongo arambwira anyereka inzu yari yarubatse anyereka iwabo umusaza bita Gasamunyiga aravuga ati aha rero urabona uyu muhanda ujya Butare uyu muhanda urabona hari hacukuyemo ibinogo bibiri ati ibyo binogo bibiri uzi icyo byari biteguriye ibinogo byaracukuwe nande byaracukuwe n'uwo nase ariwe yabicukuye ntibyari fose botike byacukuwe muri 90 bigera muri 94 bidakoresha ibyo binogo nanjye mbiza ahantu henshi hatandukanye kandi byagiye bicukurwa n'abari abatutsi umva rero aho rero sinzi nuko sinibuka neza hari mu minsi yo kwibuka icyo kibazo kigeze kubyuka abantu bamwe bakavuga bati hari abantu bagiye batabwa mu binogo bivuze aribo babicukuye uricwa aho rero niho ngiye kugaruka hahandi nakubwiye y'ukuntu FPR yatangije intambara iyi ntambara ihera irangijwe na jenoside ariko ntiyigeze isaba imbabazi abanyarwanda ngo ivuga iti twatangije intambara ariko iyi ntambara twayitangije tutazi yuko izarangizwa na jenoside kugeza ubu ngubu iyo tuza kumenya ko izarangizwa na jenoside tuba twarasabye ntitwari kuyikora ariko ubu irishima cyane iranezerwa cyane yuko yatangije intambara kandi intambara ikayivamo itsinda ubwo rero bivuga yuko mu by'ukuri yari ifite umupangu wundi w'ibindi bintu yateguye nkubwira ibintu wagombye kumva reka twibutse abanyarwanda yuko abadukurikira yuko iki kiganiro amateka ukuri n'ibihe turavuga ku bijyananye n'amateka yaranze abanyarwanda ndetse n'u Rwanda tugaragaze ukuri ndetse n'ibihe bitandukanye byagiye bicamwo ayo mateka igihe cya jenoside ni kimwe mu bihe bikomeye cyane u Rwanda rwaciyemo bigaragaza yuko jenoside ihishe ukuri kwinshi cyane ndetse abantu bashatse kugira gute kutagaragaza cyane cyane FPR yafashe ubutegetsi nyuma y'intambara yari yatangije kuvuga ko jenoside ngo ihishe ibintu byinshi turimo turaganira kuko yewe turaziranye umuntu uri inshuti yanjye turasangira n'igikorwa ibintu wankoreye byinshi burya ibintu bya jenoside umuntu abivuze nta muntu n'umwe muri FPR wasigara bivuga yuko rero FPR yagiye ikora ikintu kijyaniranye no kwenyegeza uburyo bushoboka bwose kugira ngo mu by'ukuri yigerere ku butegetsi ndetse n'amacakubiri iyakoresha mu buryo nk'intwaro kugira ngo ubutegetsi bwayo bushobore gusagamba ibyo uvuze ntago ari ibyo bivuga ntago ari ibyo kuko muri FPR nakugene hariho abantu bashinze FPR bari bazi imigabo n'imigambi ya FPR bari bazi ibintu FPR ishaka gukora bavuga ati ducyure impunzi dutahe ntago twaguma hanze tugarutse aho ngaho ku bashinze FPR ngira ngo tugaruke ku mateka gatoya yo muri 59 muri 59 ni imyaka myinshi yari hise abanyarwanda bayobowe n'ingoma ya cyami twayegeze kuvuga yuko ingoma ya cyami yageze ahera navangirwa ndetse n'ingoma y'abakoloni icyo gihe abanyarwanda bajya ku icumu ndetse baragurwa cyane rwose bagira ubuhake bagira ubukoloni babera ingorane byatumye rero muri mirongo igihe Afrika yari iri mu nzira yo gushaka ubwigenge
abanyarwanda bahaguruka kugira ngo u Rwanda narwo ruronke rugere ku bwigenge. Ndibuka yuko mu mashyaka yashinzwe muri icyo gihe hari ishyaka ry'umwami ryitwaga abanyarwanda barakunze kuryita ngo ni runari, ariyo inari. Nibaza yuko FPR mu kuvuka kwayo yavutse mu by'ukuri guhera muri icyo gihe cya 59 kubera yuko bamaze kubona yuko badashobora kugera ku butegetsi cyangwa se badashobora gukomeza ubutegetsi bwa cyami nk'uko bari baburiho, bahisemo kujya hanze y'igihugu. Ni muri iyo inari rero cyangwa se runari haje kuvukamo mu by'ukuri FPR. Bivuga yuko imigambi ya FPR idatandukanye cyane n'iya runari cyangwa inari. aho ntabwo uri mufasha abanyarwanda, aho uri mufasha abanyarwanda, ahubwo ikintu gereranya FPR. Muri FPR harimo abantu bafite ibintu bagamije kuzakora, hari n'abandi bashaka gucyura impunzi kuza kubana neza n'abanyarwanda. Ni kubw'ibyo nakubwiye, aho mu banyarwanda b'abatutsi wasanga hari abatutsi bazi uwo mugambi banawufite iwabo mu nzu himbye ibinogo, ugasanga hari n'abandi ibyo bintu batabizi. Aho niho muboneka ko muri FPR harimo ibice bibiri, ari nabyo ubona n'ubu bikimarana muri FPR. Icyo kintu kingaruye ku ijambo Tito Rutaremara aherutse kuvuga, yerekana uburyo ki FPR yivanze cyane mu bijyananye n'amashyaka muri za 92, 93 kugeza 94. Agaragaza yuko mu mashyaka yose bari barimo, agaragaza yuko ndetse no mu ntera hamwe bari barimo. Bivuga yuko habaye ko FPR itangiza urugamba yashaka gucyura impunzi. Kugeza ubu ngubu impunzi ziri hanze y'igihugu ziruta izari ziri hanze y'igihugu muri icyo gihe. Nigeze kuvuga ku buryo ki FPR yatangije urugamba ariko rukarangizwa na jenoside. Urugamba rurangiye ntisabe imbabazi abanyarwanda, babwira uti iyo nza kumenya yuko urugamba natangije rwari kurangizwa na jenoside sinari kurukora. Bigaragaza yuko muri jenoside FPR nta kintu biyibwiye, nta nicyo byayitwaye, byo nta kibazo. Hanyuma hejuru ya jenoside hiyongeraho ikibazo cy'impunzi. FPR yatangije urugamba ishaka gucyura impunzi. Kugeza ubu ngubu ikibazo cy'impunzi cyabaye ingorabahizi. None ni gute ushobora kuvuga yuko ushaka gucyura impunzi warangiza ugakora urugamba rushobora gushyira hanze impunzi zirenga miliyoni 5 inyuma y'igihugu hari impunzi magana angahe? Burya twavuze nabi, twavuze FPR kandi ntabwo ari FPR yose, ko twari turi muri FPR twese, twari tuyirimo kandi n'ubu turanayikunda. Ariko FPR iyo uvuga agatsiko k'amabandi ko muri FPR k'ibinyoma. Urugamba rero FPR iriho kugeza uyu munsi wa none, izi neza ko ibintu byabaye mu Rwanda ariyo yabiteguye, yakandagijemo ibirenge byose, ni umutego yateze kugira ngo ifate ubutegetsi. Hari bamwe rero mu bantu bari muri FPR batari bashyigikiye ibyo bikorwa, batari banabizi. Ariko rero iyo hari imvugo ikunze gukoreshwa cyane y'agatsiko kaba muri FPR, agatsiko njyewe sinjya mbyemera bya kari agatsiko, ahubwo ni FPR yose, kubera yuko iyo ako gatsiko kaba karimo, ako gatsiko hagombye agatsiko ntikaba kanini cyane kuruta FPR ubwayo ukuntu ingana. Hagombye kuboneka abantu bahaguruka bakavuga bati iyi ngingo yafashwe ntabwo tuyemeye, iyi ngingo yafashwe ntabwo aricyo cyerekezo cya FPR, ariko ingingo zose zifatwa zirashyigikirwa kandi zikemezwa. None ako gatsiko kaba gafite ingufu zingana gute zashobora kunesha cyangwa se gutuma umurongo wa FPR atari wo ugenderwaho? Ni ukuvuga rero ibyo FPR ikora niwo murongo wayo. Reka nkubwire wa mugabo, mu gisirikare iyo umuntu agutanze kukurasa uriruka. Ako gatsiko ibintu byako kabiteguye kera mu Buganda, kuko cyemeza yuko kabiteguye kera nuko ku rugamba Rwigema yishwe nande. Rwigema yishwe nako gatsiko. Ayo nayo ni amakuru mashyashya ushobora kuzabitubwiraho neza niba niba utabizi ko Rwigema tishwe nako gatsiko. Ako gatsiko ni naho katangiye bakayimba bahunze ibiki.
ntibahunze ako gatsiko. none Kayumba ntago yarari muri ako gatsiko, umuntu wakarwaniriye, umuntu ukomeye muri FPR yagahunze gute kandi nawe yarakarimo? Kayumba ntago yahunze agatsiko. Kayumba ntago yarari mu gatsiko. Kayumba yarari muri FPR, yari mu bakuru ba FPR, ariko umugambi wako gatsiko ntawo yarazi, kuko abari bazi uwo mugambi bajya mu ngo z'abatutsi mu Rwanda bakabwira ingo zimwe zikimba ibinogo, izindi ntibazibwire. Biboneka ko mu ako gatsiko ka FPR hari aho kari kabwira ukuri, ahandi kakavuga ibinyoma, ari nabyo n'ubu bagikoresha uyu munsi wa none. Kuri icyo kintu rero bigaragaza yuko hari munoza muri FPR hari abantu kera tukiri abana, sinzi abana ba kino gihe basigaye barateye imbere, basigaye bakoresha ibintu bigezweho. Twebwe tukiri abana hari agapira twajyaga tubanga, agapira twakina kwitwa kakarere, voilà. Ako gapira rero uburyo twakabanga, hari igihe washaka nk'amasashe ugashyira imbere neza, cyangwa se ugashaka utuntu dutuma umupira ukomera. Iyo wamara gushyiramo ayo masashe cyangwa se ibindi bintu bipira ibintu ndani, warafata ibirere ukagenda uzengurutsaho. Nyuma ugiye kurangiza rero washaka ikintu twitaga amabobo, no kuvuga utuntu twimbere mu birere, cyangwa se ugashaka isashe ukazengurutsaho neza, hanyuma ukagira gute ugaharaga. Ukajisha, twabyitaga ngo no ugaharaga neza. Burya rero uvuze uko, mbona yuko muri FPR hari abantu bameze nka ya migozi y'inyuma iharaze wa mupira, hanyuma hari abandi bameze nk'amabobo, hanyuma rero ndani hakabamo abandi bantu bameze bandani nyine. Hanyuma umuntu ugasanga arimo yituruna inyuma ya wa mupira ariko atazi ikintu kiri imbere muri uwo mupira. Aho rero ugeze rero aho nashaka kukubwira. Iyo dufashe urugero ukavuga uti bene wacu w'abatutsi bishwe bahambwe mu binogo mu ngo z'abahutu cyangwa mu ngo z'abatutsi. Aho ngaho hari abahambwe mu binogo mu ngo z'abatutsi, hari abahambwe mu ngo z'abahutu, n'abashyizwe mu ntuza mu binogo rusange byagiye bicukurwa. Ndakurahiye mu gihugu cyose, ari nacyo gituma mbwira ko FPR ikora ibishoboka byose ngo ihishe ibyo bintu. Nta rugo rw'umuhutu rwigeze rutorwamo ikinogo cyahambwemo abatutsi 150 ntaho byigeze bibaho. Ibinogo byo ni ibintu bizwi, abantu baragiye babivuga nyine, gusa babuze uruvugiro kubera bya bindi bya FPR. Mbere na mbere burya tuzavuga no kukijyananya na gacaca, kuko kugira ngo gacaca ishobore gutanga umusaruro mwiza, mu by'ukuri FPR yabanje kugara, ituma abantu batavuga ngo bisanzure. Babujijwe ukuri. Ugashaka kunga abantu gute kandi utavuga ukuri? Ukuri niko kwabuze nyine kugeza na umaze kuniga abantu, urimo uraniga abantu ntibavuge. Abantu FPR ishaka kwerekana yuko ubumwe n'ubwiyunge bwagezweho, aroruke usanga abantu bagifite cya kibazo. FPR ntivuga iti mu by'ukuri turabuze ubumwe n'ubwiyunge, igashaka kwerekana yuko ubumwe n'ubwiyunge bwagezweho. No kuvuga rero icyo ni ikintu FPR yo ishaka gukoresha kugira ngo yerekane yuko isura nziza gusa, ibintu byose yakoze byabaye amavuta gusa, ariko ntishobore kwerekana yuko hari n'ibitaragenze neza. FPR ku rurimi iraryoshye nk'isukari, ariko ibyivuga si byikora. Burya abanyarwanda bazahashirira, kuko FPR ni se w'ikinyoma. Harya ibyikora byose irimo irikingira kugira ngo ati jenoside yateguwe abahutu barayitegura, bimba ibinogo mu ngo z'abatutsi bakiriho. Aho hantu uvuze uti FPR ni ikinyoma, kandi burya ikiganiro cyacu kiganisha cyane ku kuri. Turashaka kugira ngo mu by'ukuri mu kinyoma cya FPR tugishyire ahagaragara, kandi tugaragaze n'ukuri gukwiye. No kuvuga iyo urebye neza nyine, kubera ibyo binogo byimbwe, hari naho wasanga
hari muri za 90 intambara igitera, hari abantu bari benze inzoga bazi yuko mu by'ukuri igihugu cyafashwe, cyangwa se no kuvuga hari abantu bari bazi mu by'ukuri amakuru cyangwa se imigambi ya FPR, ariko hakaba n'abandi batari babizi. Bivuga yuko muri cya gihe cyo kwenyegeza genocide, FPR yagiye ihera muri ba bandi batari bazi umugambi, igakoresha baba kada n'abandi yaramaze kwinjizamo, ikagenda iti muhere kuri barya abantu batazi iby'umugambi wacu mu bice. Iyo yamara kwica, ndetse ni naho ubona amafoto, nta kuntu byumvikana ukuntu umuntu ashobora kwica arangiza agafotora. Wibuke ko ibi bintu abanyarwanda arimo babyumva bose. Abo banyarwanda nibavuga ukuri bakiri, twabanje kuvuga ukuri niko gukeneye kugeza ubu. Uko kuri niba kuvuga, ariko kugira ngo uko kuri kuvugwe biragoye, kubera yuko ubu hari ingufuri ziriho. Iyo ushatse kuvuga ukuri bavuga yuko ari ingengabitekerezo. N'ubu abatwumva cyangwa se abumva iki kiganiro bazavuga ati aba bantu bafite ingengabitekerezo. Hari ikintu kijya kimbabaza cyane. Hari umugabo umwe aherutse kuvuga ijambo ryiza cyane, nubwo abantu bakunze kujya bamutakirwa bakavuga ati ni umwishakira mugati. Umuntu bita Bamporiki burya ajya abwira FPR nubwo batajya babyumva. Aherutse kuvuga ijambo ryiza, aravuga ati mu by'ukuri u Rwanda rwagize mu gitekerezo nyarwanda, bavuga yuko u Rwanda rwagize ibyago bivuye ku ndagu igihe zerezwa yuko umwanzi w'u Rwanda ari umunyarwanda. Iyo turebye neza mu gihe cy'intambara twajyaga turirimba yuko inyangarwanda zateye u Rwanda, nyamara izo twitaga inyangarwanda bari abanyarwanda. Twebwe twari abanyarwanda, twavuga u Rwanda rwari rwagushije ibyago. Ubu rero noneho muri kino gihe naho iyo utangiye kuvuga ukuri, iyo ushatse kugaragaza kwa kuri na cya kinyoma cya FPR, baravuga ati uyu ni umwanzi w'u Rwanda. Burya rero u Rwanda twaragushije ibyago. ndakubaza unyishyura. Burya Kizito Mihigo umutagatifu niwe mwanzi gusumba Kabarebe, wavuze ngo abanyarwanda bari mu bihugu byo muri East Africa, byo muri za Malawi, bari muri za Namibia, n'abanzi b'u Rwanda, tubarwanye tugire gute. Kizito arimo kuvuga ati nyamara turakwiriye kwiyunga, buri muntu wese wapfuye wese ni kimwe n'uwundi. Umwanzi w'u Rwanda ahubwo abanyarwanda, ahubwo hari ibintu unyibukije. Ndakubwire burya umwana yumwigishije ibintu kinyoma aragifata. Hari umuprofeseri umwe ndamuvuga kuko yabivuze kuri BBC, Profeseri Manoga yagiranye ikiganiro kuri BBC, bavuga bati FPR ifite abasirikare muri Kongo, icyo gihe twa turi muri Kongo. Bacisha Kagame kuri radio bati kujya muri Kongo n'uburenganzira bwacu, kandi dutegerezwa kujyayo, bikunda tugomba kujyayo, kujya kwica zirantera hamwe, tuzagenda turiyo. Babaza Profeseri Manoga, University Butare wa Matete, Manoga wowe FPR yabifite abasirikare muri Kongo? Yaravuze ngo nukuri ndarahiye nta musirikare w'umunyarwanda ari muri Kongo. Yari imbere y'abanyeshuri. Icyo kinyoma ari kinyoma umvise umuntu wo muri FPR rero, uwo niwe wo muri FPR. Uwo niwe wo muri FPR. Bati tugiye kubasenyera tububakira amazu meza, ama etage. Nta etage nta uraramo. Yirayemo bagwasuma ugapfa. Icyo bakeneye ni kinyoma, FPR ni kinyoma. Nyoma n'umutego wa FPR wo gufata ubutegetsi ititaye ku bantu bazapfa, abapfa bose. Igikenewe ni ubutegetsi. Ikiganiro cyacu Amateka, ukuri n'ibihe, turavuga ku bijyananye n'amateka yaranze u Rwanda n'abanyarwanda. Tukashaka kugaragaza ukuri guhishe muri ayo mateka ndetse n'ikinyoma cyagiye kibwirwa abanyarwanda. Turimo tugera ku musozo, ariko muri makeya biragaragara yuko ibyo twise ikibazo mu by'ukuri ntago ari ikibazo cyavuye ahandi, ahubwo ni ikibazo cyavuye mu banyarwanda. Igihe rero tukitana abanzi b'u Rwanda kandi twese turi abanyarwanda, mu by'ukuri tuba tugusha kuri rya shyano wa mugani wa Bamporiki. Bivuga yuko mu by'ukuri ishyano twarigushije kubera yuko umunyarwanda yita uwundi umwanzi w'u Rwanda, kandi twese turi ntago ari ikibazo cyavuye mu banyarwanda, ni ikibazo cyateguwe na bamwe mu banyarwanda. Abanyarwanda dukeneye kwiyunga, ariko hari bamwe bashaka guhisha ibyo bakoresheje bene wabo, imitego bateze
kugira ngo itabashyira ahaboneka abantu bose bababone. Iyo mitego nijya habona nibwo uzabona ko abanyarwanda nibwo baziruhutsa twiyunge, kuko nta muhutu wagiye gucukura ikinogo mu rugo rw'umututsi arimo ategura jenoside. Abanyarwanda nibajye ku mbuga bavuga bati ibi bintu umugabo arimo avuga kandi ibyo arimo avuga arabeshya, nta binogo byimbwe mu ngo z'abatutsi. Hari ibinogo byacukuwe mu ngo z'abatutsi, hari n'ibyacukuwe n'amakaterepirari ku maparuwasi, hari n'ibindi aho bagiye abantu batawe mu nzuzi. Nshaka kuvuga ku ibyo binogo byacukuwe mu ngo z'abatutsi kandi bicukurwa na mbere ya jenoside. None ni ukuvuga rero wacukuje bijya byobo cyangwa se mu kubicukura muri 90 umugambi wo gutegura jenoside bari bazi icyo bizamara. Muri 90 ibyo byobo byacukuwe muri 90 atari force boutique, biva muri 90 bigera muri 94 bitarakoreshwa, byari birindiriye iki? Kanimba ntaguciye mu ijambo, harimo n'abantu bamwe bagiye bicwa ugasanga baravuga bati burya muradutanze. Bari babatanze kugira gute? Ikintu babaga bashaka aho rero boneka ko FPR yari ifite gahunda kubwira ikigo kikwereka ko FPR ifite imigambi itatu. Umugambi wa mbere ni ukwica bene w'abatutsi batasangiye, sinzi ikintu ari ikintu batasangiye, batumva ibintu bikuma. Abahutu bo burya abahutu ntacyo batwa FPR. Abahutu ni nk'ifu, iyo bashatse bakoresha icyo abahutu babaye nk'ifu bo. Ariko mu batutsi bafite ubwenge. Ndakubwira imiryango y'abatutsi maze abona kwa abayumba kwa bakayumba kwa baroza kabuye kwa kabiyese barinzi bajya buzi bajya barwigara ugira ngo bahura iki? Uwo mugambi ntibawushyigikiye, nta nuwo banazi, ntawo bari bazi, ahubwo bawubonye mu nyuma, binjiye mu bintu bawinjijwemo. Bavuga ati burya nicyo bapfa, bavuga ati none mwe ko muvuga cyangwa rimwe na rimwe bapfa n'inyungu zabyo. Ine hazaba ari inyungu, ariko bavuga ati nuko muvuga ko jenoside yateguye abahutu, ibi binogo dusanga mu ngo z'abatutsi byacukuwe ryari? Kandi ikibabaza rero nanone nuko ayo mateka cyangwa ibyo bintu bimwe na bimwe badashaka yuko bigaragara, kugira ngo rero ariko abantu bamwe banabibona. Icyo gihe rero bingora, ni cya kinyoma rero nakubwiye kimara iminsi kitamara umwaka. Niyo mpamvu rero dukeneye mu by'ukuri ku amateka y'ukuri kandi abereye abanyarwanda, yabaye apana yo amakorano. Ayo mateka y'ukuri akorwa n'abantu b'abagabo base barenzi bahunze, bavuga ati mbere none se barinzi yagizwa jenoside, hari umuntu amushize jenoside se barinzi barahunga bati twebwe twumbi tubonye ibinyoma, tubonye bya bindi batubwira bakoma induru bati tubonye ibintu barahunga. Ariko kubera ni abantu bazi ubwenge ntibabivuga. Bumye kwibanga. Ubu rero mu by'ukuri birakenewe kugeza ubu ngubu, bigaragaza yuko nk'uko watangiye ubivuga ukavuga uti burya ingorane, amakimbirane, ibibazo u Rwanda rurimo rimwe na rimwe bishingiye cyane ku buyobozi. Dufatiye rero dutangiriye ku ngoma ya cyami, tubona yuko itigeze mu by'ukuri igeza ku banyarwanda mu by'ukuri ku rwego nyarwo rwari rukwiriye, kuko ubuhake bwaravunnye abantu cyane, ndetse no mu guharanira demokarasi, independence, ubwigenge. Mu by'ukuri abantu bashaka kwikura mu buhake bakongera akikura noneho ku bukoroni. Nacyo cyatumye abanyarwanda banga ubwami, ariko ubwami bwari bwamaze no guteshwa agaciro. Hanyuma rero nyuma yaho haza repubulika ya mbere, repubulika ya kabiri. Abantu ntibayumvishijemo kimwe kubera yuko babandi bashakaga gukomeza mu bwami bwabo batabonye yuko repubulika ari yabo cyangwa se ibabereye. Nyuma yaho rero FPR nanone yazanye umugambi wayo ivuga yuko izanye demokarasi, ije gucyura impunzi, igiye gukora ibintu by'ibitangaza. Kugeza ubu ngubu nayo iri muri wa mutego w'ubutegetsi bwayibanjirije. Bigaragaza yuko mu by'ukuri abanyarwanda dukeneye impinduka, dukeneye mu by'ukuri abantu bumva ibintu mu buryo butandukanye n'ubwo abo bandi, n'ubwo butsiko. Hari umuntu mperutse kumva arimo kuvuga ngo abahutu b'abahezanguni, ariko mu by'ukuri akirengagiza yuko no mu batutsi harimo abahezanguni, ndetse bigaragaza yuko ari nabo bashobora kuba bategeka cyangwa se bari ku butegetsi muri kino gihe.
ubwo rero mu guhereza ikiganiro cyacu turakeneye mu by'ukuri impinduka abanyarwanda, turakeneye mu by'ukuri abantu bavugisha ukuri, turakeneye mu by'ukuri u Rwanda rw'abanyarwanda, u Rwanda mu by'ukuri rudakeneye kwitana abanyarwanda, badakeneye kwitana abanzi, ahubwo abanyarwanda bakeneye kubona yuko amahanga cyangwa se ari abandi bantu bashobora kuba abanzi babo, kugira ubumwe nka bwa bundi bwa kera. Ndeka nkubwire, hari ubwami bwishe Kizito wa mugabo, hari ubwami wigeze wumva bwishe Kizito? Kizito yakoze jenoside, yaribye. Kizito yashatse kunga abanyarwanda, kandi Kizito yakuze muri iyo repubulika ya mbere cyangwa ahubwo Kizito yavuze ukuri, yashatse kunga abanyarwanda. Uwunga abanyarwanda baramwica, ubatanya bakagera gute? Bakamuhemba. Nta munyarwanda, nta banyarwanda bazapfa biyunze FPR igihari igihisha ukuri. Ukuri kutavuzwe nta banyarwanda baziyunga. Bamwe bazapfana ipfunwe umujinya, bahekenya amenyo. Ntituvuga kubera izi mbunda zituri hejuru, ariko izi mbunda zituvuye hejuru twavuga ariko ubutwe tuvuga bikeya, tutanazi neza bikeya. Abantu bafise byinshi barabizi. Abanyarwanda kugira ngo twiyunge hatigeze kubanza ukuri muri twebwe. Abazi ukuri rero nibadusange batubwire uko kuri, hama twiyunge, dufashe Kizito kunga abanyarwanda. Yarabizize, natwe tuzunga abanyarwanda tubizi. Hari n'abandi benshi bakibizira cyane. Ego reka rero abanyarwanda bose badufashe, ndetse n'inshuti z'abanyarwanda badufashe gushakisha uburyo bwo kugera ku kuri ryako, kandi n'ubumwe ubwiyunge bw'abanyarwanda bigerweho, atari bya bindi by'itekinika cyangwa se by'abantu bashaka kugira ngo bereke amahanga cyangwa abandi bantu nk'uko babyifuza. Turatumira rero abantu badukurikirana kuri kino kiganiro iminsi yose, kuduha ibitekerezo, kuduha amakuru n'ibindi byinshi. Mutubabarire niba hari aho twashoboye kujya kure cyane, ariko nanone umugambi wacu cyangwa se icyo tugamije no kugira ngo tumenyeshe abanyarwanda ukuri, ndetse dushakishe uburyo abanyarwanda twagera kumwe n'ubwiyunge. Kanimba, twibutse abakurikiye iki kiganiro yuko iyi ngingo twari turimo tuvugaho yari ijyananye n'intandaro y'amakimbirane, kwenyegeza no gucengeza urwango mu banyarwanda. Bigaragaza yuko muri gihe cy'intambara yo ku Rucunshu, abantu bayirwanye icyo gihe bari barwanira ingoma, ndetse bamwe bavuga yuko ari kudeta yo ku Rucunshu. Ibintu nk'ibyo bivuga yuko intandaro iyo ntambara mu by'ukuri kwari kugira ngo bifatire ubutegetsi cyangwa se barwanira nyine ingoma. Bigaragara ko yarangiye nabi, abanyarwanda bagiye mu macakubiri n'ibibazo bitandukanye. Navuga yuko ndetse n'amacakubiri yokamye abanyarwanda kugeza uyu munsi yaba yaratangiriye kuri iyo ntambara yo ku Rucunshu. Hanyuma twongeye kuvuga ku bijyananye na repubulika muri 59, uburyo abantu bamwe bataye igihugu bagahunga, bibwira yuko babona yuko ubutegetsi bari basanganywe babwatswe. Ibyo bigaragara yuko mu by'ukuri kurwanira ingoma cyangwa kurwanira ubutegetsi ari imwe mu ntandaro y'amakimbirane abanyarwanda bagiye bafitanye. Tugera kuri jenoside tubona yuko watangiye intambara yabereyemwo yari yatangijwe na FPR, ariko mu by'ukuri FPR ntigeze ivuga iti twatangije intambara ariko irangira nabi hazamwo jenoside. Ntigeze igira icyo kibazo. Bivuga yuko mu by'ukuri iyo nta kibazo cyari jenoside yari yitwaye, ahubwo icya mbere nuko yagomba kwibonera ubutegetsi. Bivuga yuko rero intandaro y'amakimbirane dufite abanyarwanda, ibibazo bihari, uburyo abantu bacengeza urwango ndetse n'amakimbirane n'urwikekwe mu banyarwanda. Ibyo byose ni ukugira ngo mu by'ukuri bene ingoma bikomereze ku butegetsi. Bivuga yuko rero abanyarwanda mu by'ukuri turakeneye impinduka, turakeneye u Rwanda rw'abanyarwanda rutari u Rwanda rw'agatsiko, turakeneye u Rwanda buri munyarwanda wese yiyumvamo yuko ari umunyarwanda, atari rwa rundi bavuga nyine umunsi umwe aba ari umwanzi w'u Rwanda, ubundi akaba kubera yuko utumva kimwe ibintu n'abari ku butegetsi.
n'abari ku butegetsi. Ubwo rero abanyarwanda turabatumira kuduha ibitekerezo ndetse no kutwongeraho inyunganizi kuri ibi biganiro byacu. Ubutaha tuzagaruka mu by'ukuri tuganira ku bijyaniranye n'ubumwe n'ubwiyunge, ukuri abanyarwanda bakeneye. Urugamba rushyushye mama wambyaye mutera agahinda, nsiga ababyeyi ntabishaka, data wambyaye ngo ndeze gutsinda. Nari ntegereje amahoro ngo ngaruke kwa data kureba, nari ntegereje amahoro ngaruke kwa data kureba.